Yendane Australia umuzimu waho ndamuzengereza umuntu yaje hano ari ukumusengera ari hano ekada wo ndamusengeraga online kuri telefone ndamusengera online kuri telefone yarere muri Australia yego kuri telefone ndavuga nti kwaya masaho zamamagara nanyu uzasanga ni yestaye mbamagara video call yego nanye ndi video call mbone ngwereke ngo kubitira abadayimoni wamukubise ngo kubitira abadayimoni kukuboko kwa gukire neza uracari muto kugenda akaboko kari ukuntu hoya uracari muto ntabibonye si indwara zaturutse ku magufa no ku mitsi ni indwara woherejwe na satani n'abadayimoni kugira ngo batume ubura umuntu waho gutyo gusa ariko twasenze Imana iriyubahisha yazamuye akaboko muri nuza ndoze ndashimira Imana cyane kaboko yagakoresheje na pastor yumva kumva biramurenze yaguhamagaye ukuboko ko arabaye pararize yego mwasenguru byapatsuriye umubiri amanura igice ku buryo rwose ndagwara bwose ubwo natangiye gusenga ameze utyo musoza ukuboko ukuboko none ari kuzamura haleluya kuboka kuzamura zamura Imana cyo n'amaboko yombi kandi kumwe ndagwera ari yakurenzana hano Yes, kakatubasuza bakunzi ba Concord TV show aho mere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese turabasuhuje shimire cyane abantu bakanze subscribe ngo badushyigikire tukaba turi kuba umuryango wagutse nawe ubonye iki kiganiro bwa mbere ndakwingize rwose ngo uyikandeho udushyigikire mukumva yuko nahumagiye ndi ku rugendo naje navuye Musanze ubu ndahitwa mu Bugoyi mbenduza ubu ngubu niho nibereye twanyuze ku Ndama tunyura no kunga ahandi ni hafi abaza amateka bazi yuko Ubugoyi bwatwawe n'umutware witwa Kamuzinzi ka Rusagara intare ya Kanwa hano duhagaze hano aho inyuma niho yaratuye niho inzu ye yariri umva rero musanzwe munsi ntabwo naje kureba ayo mateka y'umutware wapfuye akaba tarazutse ahubwo naje kureba kuvuga ibigwi by'umwami wapfuye akazuka nukuri Yesu yarapfuye arazuka imva ye irarangaye magingo aya agiye kujya mu ijuru aravuze ati ntabwo mbasize mwenyine nzabohereza umufasha ro mwuka wera izo mpano z'umwuka wera zizabashoboza kwirukana abadayimoni gusengera abarwayi bagakira nibyo twajemo rero twaje kureba abakozi b'Imana batandukanye bahawe impano basengera abantu bagakira mwihangane uyu munsi navuze menshi ariko ntabwo ndabatindira tugiye kubaganiriza tubasabe muze gukurikira ikiganiro ubundi mukirangize naho mukanya Imana amahoro ibahe umugisha ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya yego nkuko twababwiye yuko twaje hano mu Bugoyi kureba abakozi b'Imana imbere ya kamera za Concord TV show turi kumwe n'umukozi w'Imana ni pasiteri n'umuhanuzi icyo tumuziho nuko yakubise ingumi umudayimoni we wafashe umuntu yarwaye ibyo bita ibisazi cyane ikindi tumuziho ni terime yo kuvuga ngo tugiye gukubita abazimu tubazengereze ikindi muziho kabasubiza iyo baturutse yego ikindi muziho nukuvuga ati ngiyewe yo ndi mu mavuta ngahanura gusora ni par seconde ni kwekiri kabisa siko bwa mbere twamwakira kuri Concord TV show ariko buryo biryoha bisubiwemo reka yibwira abadukurikiye n'ubundi leta dutangiriza n'isengesho ya masinanira bani bizimungu mu rugo ni Rubavu mu Rwanda aha turibwira bari mu mahanga hirya no hino natwe twongeye kugira umugisha kugera kuri Concord official dushimiye Imana cyane reka nzuza abakunzi ba Concord official turabashimiye cyane ineza y'Imana ikomeze ibane namwe cyane ubuntu no gukiranuka by'Imana bibabeho iteka ryose. Reka dusenge Imana. Mana muremye, Mana mucunguzi.
urera ndetse urakiranuka, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Sengeye uyu mwene data, senganye nawe, sengeye uyu mushiki wanjye, senganye nawe, sengeye data wa twese misemwa mudukunda, uyu mushiki wanjye uri mu Rwanda, uyu mushiki wanjye uri mahanga, mugirire neza, urengere muri byose. Sengeye uyu ufite ibibazo byamurenze, Mana aye regredone kontaneme, ijambo ryacu bwiye ngo haracyari ibyiringiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Girira neza rero twebwe abana bawe, abo twenda kugendana muri riteraniro, data wa twese mwamudukunda, ubane n'uyu mushiki wacu n'uyu mwene data, dufashe muri byose, ubane n'uyobora zino gahunda, umwuka wana wawe atubeho kandi atuyobore, ko dusenze Imana mu izina rya Yesu, amen, amen. Pastor wambaye neza pe, reka umuntu abivuge akibibona. Urakoze cyane. Cyukoti no kubera Imana, no kubera Imana. Hari ibyo bajya bita debuto, quatre buto, iryo rikombye debuto. Nawe rero 1 2 3 4 5 ni 5 buto. Tongeho n'ibindi bikikije. Hano na maraka. Genero kabisa. Ariko biva mu gusenga cyane. Biva mu gusenga, biva mu kubaha Imana, kandi ndaburyarya nge nasezeranije Imana ko nzanyurwa. Yego. Kandi ngashimira Imana yagejeje gukora. Mva Imana ishimwe pe. Amen. Mbona abakozi b'Imana bambaye neza. Hari abaperezida babiri ntavuze bakunda ayo makoti banza, ariko nta nubwo turi kure. Perezida wa Kongo n'uw'u Burundi. Bambara iyo style, bakunda kwambara style imeze utyo. Ubwo nawe kuko hano turi hafi y'umupaka wa Goma. Fast ones. Muragiye kubwira ngo naravyeho ndagira. Buriya njewe ariko mu mbabarira abantu muzanyumva. Yego. Uwo ngorera asumba president. Uwo ngorera asumba president urakorera leta ya Kongo. Nge rero ngorera leta y'Imana. Yego. Ngorera leta y'Imana. None saba aba ministry bakorera leta bazambara amakote. Twe dukora leta y'Imana dusibe kutambara. Oya pe. Nuko rero. Hari umuntu doko byose rero kubera Imana. Hari umuntu doko kwana arambwa ngo ni umukozi w'Imana akaba n'umwana w'Imana. Ati hose ariyo, ati Imana imuhemba neza, arangije ambwira ibintu Imana imaze kumuhemba mu uyu mwaka. Yego. Pastor duciriye mu murima kiyo bako turimo twageze mu kwa munani. Mu kwa munani tariki 2. Tariki 2. Ejo hari umuganura. Nta cyo katwe kuvuga indi miss. Boss wawe ntago yakuganuje. Boss wanjye yaranganuje. Yaranganuje haranu nakuye udufaranga tugera ngo mu 100 birenga. Yaranganuje. Kandi nagiye no mu munsi mukuru mu kirori cy'umuganura nicarano heza. Nicara n'abantu bakomeye n'abagafana n'abameya, ntange ngo mvashimiye Imana ngo mu pasiteri wicaranye n'abakozi ba leta, kandi twese twadufatanije hamwe gushimira Imana. Hano mwaka kagari kacu waya mu murenge wacu wa Rugerero hari akagari kabaye akambere muri mituweli. Yego. Ni hano mbega turaturanye. Rero nusa karere baraje. Yego. Gushimira ko kagari mu uyu murenge wacu. Pastor twageze hano dusanga uri busy. Uradusangiza ibyago uri gukora pe uko nzi ko ari akazi kawe kandi ntabwo ari ibanga. Nyine nari busy, nari mbo sengera abantu. Yego. Nguko banziho ko nsanzwe mbasengera. Niho nsengera abantu. Hari umuntu yambamagaye ejo bundi ramye ati Pastor nakubonyeho amavuta y'Imana. Sengera ni gutya numva uyu muntu afite abademoni bakomeye. Ariko ndangira vango nanjye uri muri njyarakomeye kubasumbya. Nabati kuwa gatandatu saa 2 umbamagari njewe na Kristo. Yego. Tuzaza dukubite. Tuzaza tubangamira amadayimoni. Ubwo rero mwangezeho yebana kabisa. Abadayimoni bakwiye imishwaro kabisa. Bari batatanye. Kuko n'abazengereje n'ababuje amahwemo. Buriya tugira abadukurikira. Hari indwara abantu turwaye zikomoka kuri Satani, zikomoka ku barozi. Zikomoka ku barozi, koko waruzi ko Satani ariho. Yego. Reka nibwira abantu musenga, niba
mushaka kubimenya mumenye ko muhangana n'ikintu kiriho. Utagenda wajenjetse, utagenda warebetse ugasanga bagukuyemo itama. Cyane bagukuraho gutwa abadayimoni. Abadayimoni kokorode. Satani agira nabi. Satani agira nabi. Satani yagukuramo inzara. Satani harimo abo yakuyemo amaso. Satani harimo abo yagize polariza. Yego. Maze rero kumenya umuntu mu myaka 3 yafashwe na polariza, ari umugore uterura ibintu wigenza afite imbaraga, ariko nose nguciye mu ijambo gato. Uwo muntu yaje hano wari ukumusengera ari hano? Kada uwo namusengeraga online kuri telefone. Namusengera online kuri telefone. Yarari muri Australia. Yego. Kuri telefoni ndavuga nti kwa ya masaho zamamagara nanjye uzasanga ni yestaye. Mbamagara video call. Yego. Nanjye ndi video call. Mbone ngwereke ngo kubitira abadayimoni. Wamukubise kubitira abadayimoni kukuboko kwa gukire neza. Uracyari muto kugenda akaboko kari ukuntu hoya. Uracyari muto ntabibonye, si indwara zaturutse ku magufa no ku mitsi, ni indwara woherejwe na Satani n'abadayimoni kugira ngo batume ubura umuntu wawe gutyo gusa. Ariko twasenze Imana iriyubahisha, yazamuye akaboko muri nuza ndoze. Ndashimira Imana cyane kaboko yagakoresheje na pastor yumva kumva biramurenze. Yaguhamagaye ukuboko ko arabaye pararize. Yego. Mwasenguru byapasuriye umubiri amanura igice. Ku buryo rwose ndagwara bwose ubwo. Natangiye gusenga ameze utyo, musoza ukuboko ukuboko none ari kuzamura. Haleluya. Kuboko kuzamura zamura Imana cyo n'amaboko yombi, kandi kumwe ndagwera yari yakurenzana hano no gufata ikintu byari bigoye, ariko yaranyeza azamura amaboko. Uziko mwandegereje cyane hafi minota 40 gusa. Aho rero narenge kikubitana vuga ngo sawa, Imana shimwe ndangije. Buriya Imana irakora, kandi nda kintu kinshimisha nko gusengera umuntu ngabona ibintu biri kugenda bikoreka. Imana ntihabwe icyubahiro. Umuzimu wo muri Australia wamukubise. Yari umurundi yavuye Burundi yimukirayo ari muzima, abantu bagenda kuri gahunda ya leta, ariko agezeyo biba uko nguko. Kumva ari na Satani yafushe kuko agiye n'indega kabageze mu gihugu ngicyo, amuteze zo parariza rero. Ariko Imana ishimye kuko parariza zavuyeho. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana yubahishije. Muziranye yakubonye kuri YouTube. Yatubonye ibinyamakuru byanyu. Kandi ibyo tuvugana ukuri Imana iradukoresha. Si byose Imana niyo ikora byose. Yani icyo nkunze kwibwirira abantu, Imana niyo ikora byose, ariko natwe hari ibyo Imana idukoresha. Nibwira abantu ko nshobora gusengera abantu 10, 7 muri bo bakazagaruka bashima Imana, bakabona ibitangaza by'Imana. Pastor Imana ishimwe pe. Nuko igihe abantu bajya bapinga bakabona turaje dukwanye ikiganiro n'umukozi w'Imana, bateko n'ubundi ibyo bintu muri kuvuga koko bibaho. Ariko turabagabo bo kubihamya. Turabagabo bo kubihamya, kandi ndabwo ndi hano ngo nshimisha abantu bose. Na Yesu twikonegitaho na n'uyu munsi ndabwo arashimisha abantu bose, kuko hari n'abataramwakira ngo mwami n'umukiza, hari n'abakimukiritika, hari n'abataramwishurirwa. Ubwo rero ushobora gusengera abantu 10, umwuka musengera nenda bikaba bitarakunda, ariko bikazakunda. Cyangwa se akabayeho n'undi umusengera n'ibikundi, yatubona ati aya mu bamuro kwihara namye byanyone ati nako yansengeye. Humvise ariko mu by'ukuri iyo uhamanya no kwizera, tugahamanya tukagendana, Imana ikora imirimo n'ibitangaza tukabibona. Nose yanyihamagariye uyu munsi turi kuwa gatandatu. Yamamagaye kuwa 4. Namwe ati kuwa 5 ni tariki ya mbere. Hano tuza dufite umunsi w'umugano, umunsi mukuru. Tuza dufite ibirori. Iyo namanye tumeyo nzayijyamo muri birabirore sinabiburamo. Kuko uzamamagare kuwa 6 ndutse neza mu masaha ya mo gitondo. Ndara ndi kubisengera rero. Ndara mbisengera igihe kigeze cyo kumamagara umva. N'abacitse bazabibwira bene wabo twahuye n'umusaza bitwara bani. Umenyereye urugamba uzi strategy. Nabo bazabibwira bene wabo abashoboye gucika
bazahebera bati twahuye n'umusenzi. yego Eh, utarabivanze. none Pastor, bijya bimbabaza abantu bari gufata imbaraga z'Imana bakazitiriza Satani, bakumva kubwo Imana yagukoresheje uwo muntu ukamusengera akamuzima, tubwo ni imbaraga wacishishije za Nigeria hehe nahe. Abo bantu wababwira iki? ya cyakora data arakora, Imana data irakora, ariko na Satani arakora. Njyewe rero burya buri wese amenya uruhande ahereramo, yego burya buri wese amenya bose we akorera. yego Nje rero niba Satani akiza simbizi, niba Satani irukana abadayimoni, yego Pastor. Ati kuvuga abantu bafata ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani. ya nandimo ngusobanurira ngubwira nti burya umuntu wese amenya ibice gice abamo naho aherereye. Yego kuko niba umuntu avuga ngo umuntu yakiza ariko akabyitirira Satani, ndabwo najya kure yo kuvuga ko ari Satani akorera. yego Kuko azi ko ari Satani ukiza. Azi ko ari Satani ukiza, ariko njyewe ndahamanya n'umwuka w'Uwiteka undimo. yego Imana ishoboye byose, Imana irakiza. Imana irakiza kuko ariyo dukorera, twabonye dukoresha abantu bagakira. yego Kuko ariyo dukora, twabonye dusenga tugasubizwa. Kimwe n'abantu bavuga ngo yango ubwo umuntu ngo yataye imbere ngo bora ngo yavuye kuzimu, nuko bahazi. Nuko bahazi bura bavuyeyo. None nuko bahazi. Nuko bahazi bura bavuyeyo. Ariko Imana irakora abantu twemere, ntabwo Satani agushimana. Imana oye. Imana oye. Yes, Imana ni irahambaye. Pastor, katugutero tujye mu ijambo ry'Imana. Amen. Yego dusangize ijambo ry'Imana, dufite igihe gitoya, amasaha ari kutujyana burije, ariko ntabwo abakunzi ba Concord the TV show twatandukana n'ubundi utatubwirije ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Aho naho unjyanye mu mbano yanjye. Yego kandi nkunda cyane yo kuvuga ubutumwa n'ijambo ry'Imana. yego Imana dusaye kandi tindane natwe cyane. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana tugiye gusanga no mu gitabo cya Daniyeli. yego turasoma mu gice cya 10 ku murongo waho wa 11. yego Gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu gice cyaho cya 10 ku murongo wa 11. yego Aratubwiye ngo, arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Haleluya. Amen. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mbagarara ntengurwa. Ahereka arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira no gusobanukirwa kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayire umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ndenda mu bwami bw'Ubuperesi. Nuko none nzanwe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe ari iby'igihe gishize kera. Akiri ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ijambo ry'Imana nsomye hano mu gitabo cya Daniyeli, hano mu gice cya 10 ku murongo wa 11 niho duhereye tugeza ku murongo wa 14. N'amagambo meza cyane, amagambo dusubizamo imbaraga. Amagambo nayo topic ivuga ngo Imana ikugarukeho. Amen. Imana ikugarukeho, Imana ongera ikwibuke mushiki wanjye, Imana ongera ikwibuke mwene data. Ubutayo mwasema iminsi nje ndabwo mbuzi, ariko Imana irabuzi. Imana irabuzi, nawe ubwawe urabuzi, ariko Imana irabuzi kandi yo ibufitiye igisubizo. Burya hari igihe abantu tubona ibibazo gusa, ariko kamanda y'ibisubizo byabyo dufite. Ariko Imana yo ibona ibibazo ufite, ariko ikabifite n'ibisubizo. Imana yacishimwe cyane. Uyu Daniyeli, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo yamaze iminsi asenga.
vuga ngo yamaze iminsi asenga. Yamaze iminsi asenga. Arasenga ariyiriza, niba ari iminsi 100, niba ari iminsi 7, niba ari 3, niba ari 14, niba ari 21, ndumbaze. Igikuru nuko yamaze iminsi asenga kandi ijuru riramwumva. Uyu Daniyeli tuvuze ni igitabo cya 4 cy'abahanuzi. Bone ari mu bahanuzi bakuru. Uyu Daniyeli ni nawe usoza igitabo cy'abahanuzi bakuru. Abahanuzi bakuru barimo Yesaya, harimo Yeremiya, harimo Ezekiel, harimo na Daniyeli. Aba ni abahanuzi 4 bakuru. Imana ishimwe cyane. Ibyo wari ubizi? Nari ntazi. Agenda somaga. Imana ishimwe cyane. Uyu rero Daniyeli mu iki gitabo cya 4 cy'abahanuzi bakuru ngo amara iminsi asenga, ariko asenze ijuru riramwumva. Rimwumvise rizana ibisubizo.